uyu munsi twafashe umwanya wo gushyira ibisobanuro n'ibimenyetso ku bikoresho biri mu ishuri ryacu. Turashaka ko ishuri ryacu riba rikungahaye ku mfashanyigisho, dushyira amagambo n'ibisobanuro aho bitari. Ndashaka ko inkuta zose ziba ziriho imfashanyigisho zitoza abanyeshuri gusoma no kwandika. Turi gushyira ibisobanuro ku bikoresho bitandukanye byo mu ishuri, nko ku ntebe, ku meza, ku madirishya no ku rugi. Bityo abanyeshuri nibareba ku idirishya bazabona ijambo idirishya ryanditse iruhande rwaryo. Ubushize twashyize ibisobanuro ku bishushanyo dukoresheje amagambo magufi. Twari turi kuganira ku birori n'iminsi mikuru. Icyo gihe twari dufite aya magambo: ikanzu, ingofero, gitari n'ingoma. Hari ibintu byinshi byamanikwa ku rukuta. Ishusho nyigisho y'itonde ry'inyuguti z'Ikinyarwanda ni ingirakamaro cyane. Muri iki cyumweru mfite urukuta rw'amagambo ruriho amagambo ajyanye n'insanganyamatsiko y'icyumweru, ariyo inyamaswa. Nanjye nakoze urutonde rw'abanyeshuri mu ishuri, bityo buri munyeshuri wese azi igihe cyo guhanagura ikibaho iyo agezweho. Yewe umwaka ushize nigishaga mu mashuri y'incuke. Inkuta z'ishuri ryanjye zabaga zigaragaraho imfashanyigisho. Ingengabihe y'ibikorwa by'umunsi yabaga imanitse ku rukuta, bigafasha abanyeshuri kumenya igikorwa gikurikiyeho. Indangaminsi igaragaza iminsi y'icyumweru nayo yabaga imanitse. Muri iki cyumweru nagerageje gukora ibintu bishya. Namanitse igisakuzo ku rukuta. Icyo gitekerezo kiranshimishije. Icyo gisakuzo ni ikihe? Igisakuzo ni kigenda kidafite amaguru. Ni byiza. Icyo gisakuzo kigizwe n'amagambo yumvikana. Ndumva byoroshye kugisubiza, ariko ndumva ntacyo nzi. Ni iki kigenda kidafite amaguru? Tekereza mu bintu byose bigenda bikurura inda. Umuserebanya, ingona, ikinyabwoya, inzoka, icyugu. Muri ibyo ni ikihe kidafite amaguru? Ni inzoka. Nibyo koko, ibyiza cyane. Ndumva byashimisha abana. Bazagusaba ikindi gisakuzo mu cyumweru gitaha. Ibisakuzo si ibyo mbuze.